ni igice kimwe gihambaye kandi kidasanzwe gisa n'igihatse ibindi byose bikoze imashini iturwamo na roho. Ubwo ni ubwonko bugenzura hafi ibikorwa byose uhereye mu gutekereza, gusesengura ku bigaragara n'ibitagaragara, kumva ibidukuraho kimwe n'amajwi. Ni ubwonko bushinzwe kugenzura amarangamutima ashingira ku byishimo, umubabaro, ubwoba ndetse n'ibindi, kurema no kwiga ibishya kimwe no kubifata mu mutwe, kugenzura ibikorwa birimo n'iby'umubiri nko kuba bwagena ingano y'ubushyuhe n'ubukonje ndetse n'ibindi. Ibi byose bifitanye isano n'ubwonko, bukorana na roho nk'uko umugabo akorana n'umugore. Kuba bwiza kandi bwinshi nabyo bigirwa ishingiro ry'ubuhanga ndetse n'ubwenge. Ubwo bwenge nabwo bukagenzura hafi ya buri gikorwa cyose cyitwa ko kidasanzwe mu isi turebesha amaso, kimwe na yasi itagaragara monde virtuel. Ni ubwenge butungwa n'abantu bashimwa, ni ubwenge butungwa n'abantu bakundwa, abaratagizwa, abatunga, abayobora abandi mu ngeri z'ubumenyi bwose umuntu abasha kugezaho ibiganza, ubuhangange bwe nk'inyoko muntu, Homo sapiens. Homo sapiens nabyo ubwo kikaba ikinyabuzima cyo mu bwoko bw'inyamabere zigendera ku maguru abiri, cyayogoje ubundi bwoko bwose gikoresheje ubu buhanga n'ubwenge. N'ubwenge kandi ushobora kugera ku kigero kinini bikakugira umuntu uhagarara kuri podium ihagarikwa habimbonera n'ibitangaza kurusha abandi mu bantu. Ese bigenda bite kugira ngo umuntu abe umunyabwenge? Nihe wakura ubuhanga cyangwa ubwenge? Ese koko mugani w'umwana wa Kanyarwanda, ubwenge bwaba burahugwa cyangwa se buravukanwa? Mu gisubizo cyihuse kandi cya nyacyo, byombi birashoboka. Uyu munsi rero ndaje nkuganire ku bintu cyangwa se ingeso zigera ku 10 ufite kwimenyereza bikazakugira umuhanga cyangwa umunyabwenge bitangaje. Niba uzi neza umumaro wo kuba umunyabwenge koko, reka tuvuge kukurera no kongera ubwenge. Tutarajya kure rero, reka tubasabe gukora subscribe kuri iyi channel yacu niba utarayikora, kugira ngo uzajye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigisohoka. Wadukorera share ibiganiro byacu bikabasha kugera kure. Wabikunze kandi ushobora gukanda kuri likes, kimwe nuko waduha ibitekerezo n'inyunganizi kuri ibi biganiro, kimwe n'ibindi waba wifuza ko twazaganiraho mu biganiro by'ubutaha. Ngewe wumva nitwa Mutavu Ismael, reka nkwifurize kubaho neza ndetse no kuramba. Waba warigeze kumva bamwe mu bahanga baremye ibikorwa bihambaye kandi bidasanzwe, haba muri siyanse, tekinoloji, ubuvanganzo, ubucurabwenge ndetse n'ibindi? Abo harimo abagabo bahambaye nka Einstein, wabaye umusekuru w'ikiragano cyo mu kinyejana cya 20 mu bijyanye na siyanse ndetse na tekinoloji iri guca ibintu muri iyi minsi. Habayeho abacurabwenge b'abafilozofiya bakera nka Confucius w'Ubushinwa cyangwa se Socrates wa Atene mu Bugereki bwa kera. Hari nabo mu binyejana bishize bamamaye nka Judith Butler cyangwa se Cornel West ndetse n'abandi. Habayeho abahanga mu by'ubusizi n'ubuvanganzo nka William Shakespeare, uwo yabaye ikimenywa bose. Abahanga mu bya tekinolojiya z'ibyogajuru bigezweho nka Elon Musk ndetse n'abandi. Ni benshi cyane, tubarunduye bwakwira bugacya. Gusa warabumvise, niba ari nabwo bwa mbere ubumvise, ibyo nabyo ni byiza. Uzamenya n'abandi kandi bazagusigira amasomo n'ak'ingenzi ku buzima bwawe. Gusa aba bahabwa inyito nk'abo ubwenge bwinshi mu bantu bo byanga byakunda. Ni ingenzi ku buzima bwacu, abanyabigwi, kimwe n'abandi b'amateka atazigera asibangana mu ruhumbajana rw'inyandiko zanyanyagijwe imihanda yerekeza mu byerekezo byose by'isi. Aha rero tugiye kurebera ku ngeso cyangwa se imico runaka ushobora gutora mu buzima bwawe bwa buri munsi, bikakugira ubwenge bwinshi bidasanzwe. Niba ushaka kongera ubwenge rero, reka dutangire none. Ikintu cya mbere uzimenyereza niba ushaka kuba umuhanga cyangwa umunyabwenge, no gusinzira bihagije. Kurya mugasinzira bihagije bihabwa amajwi menshi cyane mu bituma ubwonko bugira imikorere myiza kandi idasanzwe. Iyo usinziriye aba aricyo gihe ubwonko bufata amakuru y'umunsi uba wabanje, ubundi buyabike neza. Gusinzira igihe kinini kandi neza bigufasha kuba wakwiga neza, ugafata byinshi mu mutwe mu by'umunsi uba wabanje no ku munsi uri bukurikireho. Kudasinzira bihagije rero usanga bitera ibibazo nabyo, nko kutita ku byubamo concentration, kimwe no kutita ku bintu ari byo attention. Tuvuge nk'urugero,
ese ujya ubona ukuntu ureba nk'ibintu usa n'ubirimo cyane ariko kandi bikarangira ubaye nk'aho byaba udahari, ubaye wa muntu twakwita mbona bihita, cyangwa se ukabikora usa n'ufite ubunebwe bwinshi mbese utabyitayeho. Burya ikibazo kiba kiri aha ngaha, ntabwo wowe usinzira bihagije. Bavuga ko kudasinzira bihagije bikunze kuba inkomoko y'ubunebwe mu kazi kaba kari gukurikira ijoro utasinziyemo neza. Aha kuryama bihagije byongera ubushobozi bwo kwiga amasomo runaka, guhuzahuza intekerezo byoroheje zikaba zabyara ibintu runaka bitakugoye, byongera ubushobozi bwo gukemura ibibazo, gufata imyanzuro bitakugoye kandi neza, no kwita ku bintu cyane twabyise concentration. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko gusinzira bihagije bihereza umuntu ubudahangarwa butuma ahangana n'ibibazo byamukururira cyangwa se byatuma afatwa n'indwara zo mu mutwe cyangwa se izindi zose zataka imitekerereze. Ingano kandi y'igihe wagakwiye kuryama ahanini bavuga ko yagakwiye gushingira ku myaka umuntu aba afite. Nk'ubu tuvuge abantu bakuze cyane, ukunze gusanga bagakwiye gusinzira hagati nibura y'amasaha 7 n'8 muri buri joro, mu gihe haba hari n'abandi bitewe n'ingano y'imyaka baba bafite uba ushobora gusanga yasinzira ari munsi yayo cyangwa se arengaho. Tuvuge nk'abana bari hagati y'umwaka umwe kugera ku myaka 11, abo ni byiza ko barenza ayo masaha 7 cyangwa se 8. Ngaho nawe rero gerageza uryame bihagije, ubundi urebe ngo ubwenge bwawe burazamuka bidasanzwe. Niba kandi utazi neza igihe cyangwa se amasaha umubiri wawe wakenera ngo uruhure ubwonko neza, ni byiza kwegera inzobere ndetse n'abaganga babisobanukiwe kurushaho. Ingeso ya kabiri, ihatire gukora imyitozo ngororamubiri sport kandi uhozeho. Nibyo, hari abantu benshi batazi ko gukora siporo buri gihe ari byiza cyane ku mubiri w'umuntu kugaragara inyuma physical fit, ndetse no ku bwonko cyangwa se imitekerereze mental. Gukora siporo bituma amaraso atembera neza mu mubiri ndetse no mu bwonko. Gukora siporo cyane bizaba impamvu yuko amaraso azagiza oxygene ihagije ku bwonko. Wibuke ubwonko bukeneye amaraso na oxygene mu rwego rwo kubaka no kurema utunyangingo tw'ubwonko neuron. Eka nkwibutse ko gukora siporo ari kimwe mu bintu byaguha ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka ugira ku mubiri wawe zikomoka ku ma affection nk'igihe yakwinjiriye mu mubiri. Urugero nko kubyimbirwa, kumva ubushagarira cyangwa se kumva wokerwa. Bigufasha guhorana mood cyangwa se amafu, bituma umuntu umubiri we uhorana balance, akagenda atatitira cyangwa atadebadeba. Ubushakashatsi bw'ikigo kigenza indwara CCD Central Control Disease bwagaragaje yuko abantu bakuru bagakwiye gukora siporo ihagije, cyane cyane kwiruka nibura bakabikora hagati y'iminota 75 kugeza ku minota 150 nibura iminsi 2 mu cyumweru. Ibyiza bya siporo byo ni byinshi. Tangira none kandi wibuke ko ari byiza gushaka umutoza igihe ugiye gutangira akabigufashamo neza cyane. Kora siporo wagura ubwonko, ubundi urebe ngo uraba umuhanga cyangwa se umunyabwenge bakakuyoberwa maze kakava. Ingeso ya gatatu cyangwa se umuco wa gatatu ugomba kwimakaza ndetse no kwimenyereza niba ushaka kuba umunyabwenge cyangwa se intyoza bidasanzwe, ugomba kwiga kurya neza. Kurya neza, kenshi abantu iyo bavuze kurya neza ahanini babyumva nabi. Hari abatangira gutekereza indyo ruzungu nko gutapfuna amapiza, za chipsi, firiti, amanyama ku meza, kurya inkoko, ibinyobwa bidasanzwe nk'imivinyo ndetse n'ibindi. Gusa kurya neza bipanura ubwonko bivurwa ahangaha si ibi ngibi. Umva kurya neza, bavuga ko niba ushaka kongera ubwenge no kongera ubwonko ugomba gukunda kurya indyo ahanini yiganjemo imbuto n'imboga n'ibinyampeke, kubera ko ahanini bikungahaye ku ntungamubiri zituma imitekerereze ya muntu yaguka kandi bikanakurinda gufatwa n'indwara zangiza imitekerereze. Imbuto n'imboga kandi bikunze kuba bikungahaye ku binyabutabire birinda utunyangingo tw'ubwonko batwakwangirika. Ni mu gihe ibinyampeke byo hanini bitunze intungamubiri zo mu bwoko bw'amafiber zituma amaraso atemba byoroheje agana ku bwonko. Ni byiza kandi kurya ibiribwa bikungahaye ku mavuta karemano nka za avoka, ubunyobwa, almond, kimwe n'ibinyamusorwe. Hari n'amafi manini akunze kuba akize ku binyabutabire cyangwa se ku byitwa omega 3 fatty acid, ayo nayo ni meza cyane. Atanaboneka nta kibazo amato nk'indagara n'isambaza.
biba byiza bujya ku bwonko. Ku bantu bashaka kwagura ubwonko bwabo kandi bavuga ko atari byiza gukunda kurya biriya biryo ahanini bitunganyirizwa mu nganda, ibinyobwa by'ibinyamasukari cyangwa se ibiribwa by'ibinyamavuta bikorano nk'amapiza, izo za fromage, rolex na za sosiso. Si byiza ku bwonko. Ibi muzabyirinde bitihise munabigendere kure. Indi ngeso ya kane cyangwa se umuco ufite kubaho wimenyereza ukahadabuta cyangwa se ukabana nawo ushobora kugufasha kuba umuntu w'umuhanga, ni ukubaho challenging mind yawe, challenging your mind mu rurimi rw'icyongereza. Ibi ni ugukunda kubaho wibaza ibibazo bya hato na hato unabishakira ibisubizo wowe ubwawe. Kubaho wiga ibintu bishya ngo bishobora kugufasha guhimba no kongera byose icyarimwe ingano y'ingirabuzima fatizo nyinshi z'ubwonko. Kwisanga mu tuntu duha ubwonko bwawe challenge cyangwa se ubwo bushobozi bwo kwibaza utubazo twa hato na hato nabyo bizagufasha mu iterambere ry'ubwenge. Kenshi abantu b'abahanga ukunze gusanga bakunda gukina nk'iriya mikino ya za chess game cyangwa se dame, ibisoro, guhanahana kimwe no kwiha uduhurizo, aho bakunda kwandika, gushushanya, gucuranga gitari n'ibindi byuma bya muzika byinshi. Ibyo byose ni bya bintu bituma ubwonko bwawe bukura bugakariha, bikabwongerera ubushobozi bwo gutekereza no kwiga ibintu bishya mu buryo bworoshye. Bigufasha kubaho uri wa muntu ukunze kwisanga kandi mu bandi igihe mukorana ibiganiro. Ni byiza, bishobora kuba kandi byanagabanya ihungabana n'ubwigunge bwa hato na hato bisanzwe ari ingingo zihabwa intebe zibogamira imiterere n'iterambere ry'imitekerereze y'umuntu, cyane cyane mu kinyejana cya 21. Indi ngeso cyangwa se umuco wagakwiye kwimenyereza niba ushaka kuba umuhanga cyangwa se umunyabwenge ni ugukunda gusoma ibitabo. Hari abantu batazi yuko gukunda gusoma ibitabo biha ubwonko exercice cyangwa se imikoro kandi bikagura imitekerereze. Gusoma kenshi ibitabo bitoza ubwonko imirimo myinshi nko kwiga no kwitondera ibintu aribyo twita attention, kubyibandaho byimbitse concentration. Bituma kandi ubwonko bwaguka memory no gukuza ururimi ahubwo icyarimwe. Bituma uba intyoza kurushaho n'ubwenge bukiyongera. Bikungura ibitekerezo bishya wakora nko muri siyanse, inkuru z'amateka, tekinoloji, no kuba wakunguka inyunguramagambo nshya mu rurimi. Gusoma kandi bituma wongera ubumenyi n'ubuhanga, bituma ubasha kwiyumvisha isi utuyeho na environnement cyangwa se ibigukikije icyarimwe. Birinda kandi bikagabanya stress cyangwa umunaniro, ndetse bikanaboostinga icyo bita mood. Niba ushaka rero kongera ubwenge, ni byiza nibura gusoma ibitabo, nibura ukajya ufata igihe cy'iminota 30 buri munsi. Byaba byiza bikaba ibitabo bifatika, bya bindi bizwi nka hard copy aho kuba soft copy. Ushobora gusoma ibitabo by'inkuru zabayeho, zitarabayeho, non-fiction, cyangwa se iby'inkuru zikorwa mu mitekerereze ya muntu bishyirwa mu bikorwa aribyo bita fiction. Bipfa kuba bikungura ubumenyi bushya kandi ariko nanone usibye ko bitanabura kugukungahaza mu mitekerereze. Gukunda gusoma ibyo byagije benshi ubuhanga budasanzwe mu mateka ya muntu. Ni ibintu koko byabayeho, biriho, bizwi. Twagiye ku cya gatandatu rero. Indi ngeso cyangwa se umuco wagakwiye kwimenyereza ukaba umuntu w'umuhanga cyangwa se umunyabwenge bidasanzwe. Bavuga yuko ari ugukunda kumara umwanya ahantu hari nature. Iri jambo nature cyangwa se nature rimaze kumenyerwa cyane mu rurimi rw'ikinyarwanda. Nature ubundi ni nk'ubusitani, bushobora kuba buto cyangwa bunini. Hakaba ahantu habarizwa amahumbezi ku kigero runaka kandi heza hatuje, habarirwa cyane amajwi y'ibyaremwe bindi birenze abantu nk'utunyoni. Nature kandi ashobora kuba ahantu hafi y'amazi n'inzuzi, imigezi n'ibiyaga cyangwa se inyanja. Ibyo byose babyita nature. Ubushakashatsi ngo bwagaragaje yuko rero kwicara mu busitani bifite inyungu nyinshi cyane ku bwonko bw'umuntu, cyane ko bigabanya stress ndetse n'ubwoba. Kubera muri nature cyangwa mu busitani bifasha umubiri kandi kongera ivurwa ry'imisemburo yitwa imisemburo igabanya umunaniro nka cortisol, epinephrine cyangwa se norepinephrine. Ubushakashatsi kandi bugaragaza ko bari abantu bakunze kwicara muri nature bakunze kurangwa no kudahubuka, kwitondera ibintu no kugira ahubwo intego ku bintu runaka bagambiriye kurusha bari abantu badakunze kugira muri nature. Ukunze gusanga ngo birangira abantu bafite imitekerereze ihambaye.
Niba ushaka nawe rero kumenya umumaro wo gutinda mu busitani cyangwa natire, watangira none. Bishobora kuzatangira gahoro gahoro, nibura ukajya ufata iminota 30 ya buri munsi. Uko uzagenda uryoherwa n'ubwiza bwabyo, bishobora kuzarangira bigusunikiye mu kuyongera. Icya karindwi cyangwa se umuco wa karindwi ushobora kwimenyereza bikakugira umuntu w'ubwenge bwinshi kandi bidasanzwe, bavuga yuko ari ukugerageza no kwisanga muri sosiyete ubamo mu buzima bwa buri munsi. Nibyo, kugerageza kubana n'abandi no kwisanga muri sosiyete cyangwa se imiryango migari tubarizwamo ya buri munsi, nabyo ni bumwe mu buryo budasanzwe mu kwagura intekerezo bikakugira umuntu w'ubwenge bidasanzwe. Ni byiza cyane, nabyo bibabarizwa mu bituma ubwonko bwawe bukora neza kandi buri update, cyane cyane igihe uhuza amakuru neza witonze n'abo wisangamo, cyane ko ari byiza kwigira kuri sosiyete. Byongera ibyumviro byo kumva ukunzwe, bikanakurimamo umutima wo gufasha no gukunda abandi. Gukunda kwisanga no kwisanzura ku bandi bizatuma ubwonko bwawe burekura nk'imwe mu misemburo y'ibyishimo izwi nka dopamine na serotonine. Ikaba imisemburo igira umumaro mu kugutuzisha no kuguhesha amahoro y'umutima. Ibintu nk'ibyo, kugira ngo wisange mu bandi rero, nabyo ahanini bizagusaba kujya ufata umwanya ukawumarana n'umuryango wawe n'inshuti zawe runaka, kujya mu magurupe y'abavolonteri, ukunda kwitabira ibirori n'indi mihuro runaka, guhurira mu maklabe n'amaklase cyangwa se amatiriye igihe uri umunyeshuri, nabyo ni byiza. Cyangwa se nanone ugakora ingendo zigamije kuguhuza n'inshuti zawe nshya. Ni byiza kubikora kuko nabyo bishyira ku murongo imikorere y'ubwonko. Nabyo nibura ni bya bintu bizagusaba kubikora iminota 30 ya buri munsi. Icya munani rero, haranira kugira ibitekerezo byiza kandi bikura. Byose bizakorwa bite kugira ngo ugire ibyiyumviro byiza kandi bitadindira? The growth of mindset. Bavuga ko ugomba kubaho wizera ko ibitekerezo byawe bigomba gukura mu gihe runaka, kandi koko ukabikoza. Ni byiza kwiyumva ko ugomba kwiga ibintu bishya, ugakora imyitozo n'imirimo runaka ku kiguzi cy'imbaraga runaka zose wakoresha, ariko ubwonko bwawe bugakura. Abashakashatsi bakora ku birebana n'ubwonko kimwe n'imitekerereze bagaragaje ko abantu bagira umuhate mu gukuza ubwenge bwabo n'ubundi birangira babaye intiti rutura n'inyagenge bidasanzwe. So ni byiza gukunda kwibaza utubazo tugoranye, rimwe na rimwe ukaduhigira n'udusubizo. Wakwibaza ngo byo uzabikora ute rero? Icya mbere, vuga ko ugomba kwiga kwihanganisha ubwawe, self challenging. Wishyirireho nk'intego wumva ushaka cyangwa wifuza kugeraho mu gihe runaka. Aka kabiri, kunda kwigira ku makosa yawe kimwe n'ay'abandi. Ni byiza kandi nujya ugira itsinzi kujya unezerwa ukanayishimira. Icya gatatu, irinde kuva ku bintu byoroshye igihe uhuye n'imbogamizi, aho wizera ko ibijya gushya bibanza gushyuha. Icya gatanu, aho ugerageza buri kimwe kandi wiga. Icya gatandatu rero nacyo cya nyuma, izengurutse ibyiza biguha umutekano kandi ushishikarire gufasha bariya bakumva cyane, kandi witondera abantu mubana, bariya bafite byinshi byawe bakwangiza cyangwa se bazamura mu mitekerereze yawe. So challenge your mind, bizakugira umuhanga bidasanzwe nta kabuza. Ingeso cyangwa se umuco wa cyenda, ahangaha bavuga ushobora kugufasha kuba umuntu w'umuhanga cyangwa se umunyabwenge. Bavuga ko ari ugukora icyitwa meditation. Ushaka mu kinyarwanda wabyita ituzisha ntekerezo. Meditation cyangwa se gutuzisha intekerezo ubwabyo ubusanzwe bifatwa cyangwa se bikagiranwa n'umwitozo ugamije gushyira ibitekerezo ku murongo, igihe ahanini muri wo wumva ushagaraye, no gutuzisha umubiri ukashyira ku kigero ugambiriye ko wowe wiyumva bijyanye n'uko nawe urimo kwiyumva ku ka mwanya. Bishobora guhurwa mu buryo bwinshi, ariko intego nyamukuru aba ari ugutuzisha ubwonko, kuruhura mu mutwe, no kugabanya muri wowe amarangamutima guta mu bitagufitiye umumaro n'ibirangaza. Meditation rero igira inyungu nyinshi cyane ku buzima bw'ubwonko, nko kugabanya stress, imihangayiko, umubabaro, ubwoba ndetse n'ibindi. Reka mu kiganiro kizakurikiraho tuzareba uburyo meditation ikorwa n'amoko ya meditation, cyane ko ari ibintu birebire.